Kuri ubu urukundo rwari rumaze imyaka 6 rw'uwitwa Zuchu ndetse na Diamond rwamaze kuba rwajyaho akadomo. Aya ni amasaha make cyane ashize uwitwa Zuchu aje kuba yapostinga ndetse avuga ko mu rukundo yabayemo ari agahinda kenshi cyane yagiye ahuriramo, dore ko hari inshuro nyinshi cyane ivuga ko yajyaga afata uwitwa Diamond Platinum ari kumwe n'abandi bagore, ariko n'ubundi bikaza kurangira bakomeje kumubwira ko ari uko zubakwa. Kuba uwitwa Diamond Platinum cyangwa Bururundu na Zibo kwiyumvira nyina cyangwa bakorana cyane kurenza abagore uyu Diamond Platinum aba yazanye, byaba ariyo mpamvu ituma uwitwa Diamond Platinum adashobora kuyashinga urugo ngo rurame, dore ko uwari warakunzwe n'inshuti ze, yarakunzwe n'abana be bakuru bazari, ndetse yarakunzwe n'abandi bantu bose batandukanye, ndetse bari baramaze kwemeza ko uwitwa mama Diamond Platinum uhora musenyera nawe yaje kuba yavuga ati uyu ni umukazana wanjye, dore ko abandi benshi cyane bagiye bavuga ibintu byose bigiye bitandukanye, ariko aba bombi bakomeza kuba bagumana, ndetse aba baze kuba bagera naho urukundo rwabo rwakuze bakora umuhango wa nika, n'umuhango wa Kisilamu, nubwo abawukoze n'ubundi ni nkaho bakoze ubukwe ndetse babemerewe kubana mu buryo bwemewe n'Imana. Ariko kuri ubu uwitwa Diamond Platinum yamaze kuba yashyiraho akadomo ku mubano we ndetse n'uwitwa Zuchu, ariko ibi ngibi n'ubundi byaje ko byatangazwa na Zuchu muri ubu buryo. Mbere yuko dutangira iki kiganiro cyangwa ngiye kuba nakikugezaho mu buryo burambuye, ngiye kugusaba ikintu kimwe cyane cyoroshye, mu kujya aho munsi ukareba ahantu h'umukara gusa handitse subscribe ukakora, undi ugakora no kuri ako kamenyetso kagakumwe kanditseho like ukagakandaho, undi ugatujya munsi ukandika igitekerezo cyawe ugiye kukugezaho iki kiganiro ndeturo. Ni ibyishimo byagaragaye kuri kamera ariko bitari biri mu mutima. Zuhuru Othman Saudi wavutse 1993 kuko hari ku itariki 22 Ugushyingo. Uyu nta wundi bamwita Zuchu, wabaye mu gahinda gakomeye cyane, ndetse umubyeyi we witwa Khadija Kopa yari yaraje gusa nkaho yamwuciramo amarenga, burya rya mukuru ratinda ariko ntago urihera. Uwitwa Khadija Kopa rero n'ubundi urukundo rwa Zuchu ndetse na Diamond Platinum rugitangira rwatangiriye muri Wasafi, ubwo uwitwa Zuchu yasinyaga amasezerano muri Wasafi, ndetse abantu benshi cyane batangira kugenda bibaza bagira bati ese uyu Zuchu yabakundana n'uwitwa Diamond Platinum? Uwitwa Khadija Kopa rero yaje kuba yatangaza ko reka ibyo bintu bitashoboka, Diamond Platinum adashobora ko yamubera umukwe, ndetse atakemera ko umugabo mukuru rwose ufite abana bangana kuriya yamubera umukwe. Ibi ngibi abantu benshi cyane babikipinza ahantu, ndetse nibanabyitaho baravuga bati naye ababyeyi bamwe bavuga ko bidashoboka, ariko birangira n'ubundi baje ko wakwemera. Ibi ngibi n'ubundi byaje kuba byatangira kugenda bikomera ku mbuga nkoranyambaga, aba bombi bagaragara basomana bakora ibindi bikorwa byose bigiye bitandukanye byerekana ko abakundana, ndetse urukundo rumwe ruba rukeba ndetse rumwe utashobora kuba wakwitambikamo, ndetse inshuro nyinshi cyane uyu Zuchu yagiye anabigaragaza ku mbuga nkoranyambaga ze, ndetse ko yaje kuba yanaririmba n'indirimbo mu gihe ngo hari umukobwa wahoraga abuza amahwemo Diamond Platinum yitwaga ngo Amanda, aza kuba yakora n'indirimbo, ndetse iyo ndirimbo iza kuba yanakundwa hirya no hino ku isi, abantu barayikunda cyane. Ariko uwitwa Zuchu akubwira ko yabaye mu gahinda gakomeye cyane, ariko kuri kamera ndetse ku mafoto meza cyane ya postingaga tukabona ni ibyishimo, ndetse ibyishimo birimo urukundo, buriya ibyishimo, amafaranga, ndetse akiyongeraho n'impano yitwa urukundo, burya ni ibintu biba bikomeye cyane. Abantu bagatangira kugenda bavuga bati umuntu witwa Zuchu yageze mu ijuru nubwo akiri ku isi, ariko ibyo byose nayo twivugiraga, ntabwo twari tubizi neza ngo ibiri kuba ni ibihe. Mu myaka 6 yose Zuchu yaje kuba yakandika ubutumwa abantu benshi cyane bwabatunguye, ndetse mu minsi mike cyane nk'uko nari nabikubwiye nibwo uwitwa mama wa Diamond yaje kuba yagira atya aza kuba yakora isabukuru y'amavuko, ariko uwitwa Bamaze aza kuba yankaye musi avuga ati njyewe buriya reka mbabwire ikintu kimwe, abantu benshi cyane mwagiye munibazaho, abantu muteraniye ahangaha birori biba byitabiriwe n'abakire gusa, ati bantu muteraniye aha rwose ikintu ngiye kubabwira ikintu mwese mushobora kuba mwibajijeho ariko mutari mufitiye igisubizo. Igisubizo rero ni iki? Bari kwibaza ngo Zuchu kubera icyo atagaragaye mu birori bya nyirabukwe. Icyo nababwira ni iki? Nuko Zuchu aratwite ndetse arakuriwe, niyo mpamvu atashoboye kuba yagaragara ahangaha. Kumbe ibyo yavugaga kari agahinda uyu mwana w'umukobwa yarari kugenda abungana hirya no hino, ndetse abenshi cyane bavuze ko amaze igihe kirekire yibereye mu buriri yiryamiye yikwamiye rwose, adashaka kugira ikintu
kintu na kimwe yakora cyangwa yarya, dore ko ngo uyu mwana w'umukobwa ararembye cyane nyuma yaho n'agahinda kose uyu Diamond Platnumz yagiye amutera, ariko bugakomeza kugenda yihangana bamubwira ko ngo ariko zubakwa, ariko yaje kuba yareba aravuga ati byanze bikunze mu bitaramo byabaye mu gihugu cya Tanzania, murabizi ko uwitwa Diamond Platnumz yagiye abizenguruka, ariko abizenguruka ari wenyine, ariko abantu benshi cyane ngo bitegerezaga hirya no hino bakareba cyane cyane abari hafi y'uwitwa Diamond Platnumz, bakabona hari ikibazo gikomeye cyane hagati na Zuchu, ariko bikagenda birangira uko, dore ko uwitwa Diamond Platnumz ngo muri ibi birori byose yagiye azenguruka, dore ko ngo yagiye aba ari kumwe n'abakobwa bose bagiye batandukanye. Ibi ngibi bamwe mu bamuba hafi bakagenda bakomeza kugenda babireba, ariko bakicecekera, ariko bakabona ko hari ikibazo gihari, dore ko ngo mu gihe yabaga yakoreye hano muri Tanzania kandi Zuchu ahari nawe yagombaga kuba bari kumwe nk'umugore n'umugabo, ndetse bakagenda bazengurukana hirya no hino, dore ko ngo uyu Zuchu yafuhaga cyane ku rwego rwo hejuru bitewe n'ibyo uwitwa Diamond Platnumz yagendaga akora mu buryo bugiye butandukanye. Ibi rero akenshi cyane iyo bari kubibara bamwe mu begereye Diamond bakunda kuvuga ko ibi byose n'ubundi bishobora kuba byaratewe n'uwitwa Zari, ari we washobora kuba yarakije umuriro mu rugo rw'uyu nguyu witwa Zuchu, ndetse ibintu bigakomeza kugenda bitorohera no ku mpande zombi, yaba no ku ruhande rw'uwitwa Shakibu nawe utarabaye mu buzima bwiza cyane nk'uko yabikekaga muri iyo minsi, ngo ibintu bitari byoroshye, dore ko ngo uwitwa Diamond Platnumz yashakaga kuba yasubirana n'uwitwa Zari, nyamara aba bombi bakekaga ko ibi bishobora kuba byararangiye. Ariko ibyo nta makuru abihamya neza 100% ko mu gushwana kwa Shakibu ndetse na Zari n'uwitwa Diamond Platnumz ndetse n'uwitwa Zuchu, uyu aba bombi baba babifitemo uruhare. Nta makuru yigeze asohoka cyangwa andi mavideo ashobora kuba yabihamya ngo abikonfirme neza niba uyu mwuka mubi wari waravutse muri aba bombi wari waratewe n'uko urukundo rw'aba bombi barwongeye rukaba rwabyuka, akaba ariyo mpamvu izo ngo zombi uko ari ebyiri zaje kuba zahura n'ihungabana rikomeye cyane zo kuba haburamo urukundo, dore ko witwa Zari yaje kuba yanagaragaza apostinga avuga ko atagishaka kuba yakundana n'uyu Shakibu, ndetse agomba kuba yakomeza ubuzima bwe ndetse n'undi agakomeza ubwe. Nubwo nabonye mu minsi mike cyane gusa aba bombi bongeye kuba bacakirana ndetse bagasa nkaho basubirana, ariko se turibaza duti uyu Zuchu uvuga ko yabaye mu buzima bukakaye ndetse ubuzima bwamuteye ibikomere mu gihe kingana n'imyaka 6 yose, mu gihe we yakundaga uwitwa Diamond Platnumz cyangwa Abdulrahman Nazibu, ariko we adashobora kuba yamwereka urukundo nk'urwo uyu Zuchu yamwerekaga, dore ko abenshi cyane bakunze gushinza uyu Diamond Platnumz kuba agira icyo bita gukunda cyane igitsina gore kurenza ibindi bintu byose. Abenshi cyane bakavuga bati burya amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe, ariko ntago amafuti y'umugabo habamo gusambana ku buryo umugore yaza kuba yabyihanganira rwose. Sinzi ko hari uwabyemera rwose mwabandumwe. Ibi rero Zuchu niko akunda kugenda abivuga, ariko benshi cyane bakavuga ko ngo ajya biganira ndetse mu nshuti ze ndetse n'abandi bavandimwe be, ariko nubwo atajyaga bigaragaza kuri social media ze wenda aze kuba yabyerura, ariko abenshi cyane bavuga ko nyine n'ubundi ibi bintu by'aba bombi byari birimo zagara guhera. Ariko abandi ku rundi ruhande bakavuga ko aba bombi bari barashwanye kera, ariko byaje kuba byakonfirma no kubona uwitwa Diamond Platnumz atagize atya ngo aze kuba yatumira Zuchu mu birori by'isabukuru y'amavuko ya nyina wa Diamond, ahita avuga ati byanze bikunze nta handi hantu mbona uyu mugabo tuzagira dutya tugahurira, ndetse batangira no kuba bamukomeretsa uwitwa Bamaze ubwo yandikaga nyine ubwo butumwa, avuga ko uwitwa Zuchu impamvu atahagaragaye ari uko agize ate ari uko atwite. Zuchu nawe rero arakomeza aravuga ati ntabwo ibi bintu nshobora gukomeza kuba muri aka gahenda, nyamara ngenda mpisha ibintu. Ariko ababizi bari babizi neza ko aba bombi umubano bamaze kubajyaho akadomo kanyuma ko kuba batandukana, ariko ahita avuga ati nyuma y'amu posting muvuze ibyo bintu we Babarevo ikanze nkwereke na Wasafi yindi mpite mbabwiza ukuri. Ahita yandika ubwo butumwa abutereka kuri Instagram ye, bihita bigenda uko nguko natwe Twitter tuvuga tuti reka ayo
makuru tuyababwire, ariko nanone tugende dusoza tubasaba ikintu kimwe gusa gikomeye cy'ingenzi, ni ukujya aho munsi aho hantu h'umukara handitse subscribe ugakoraho, ubundi ugahita ujya kuri ako kamenyetso k'agakumwe ugakora like, ubundi ugahita ujya munsi ukandika igitekerezo cyawe uko ubyumva, ubundi byaba byiza cyane ugahita unasharinga mugenzi wawe iyi nkuru utaramenya ko yabaye. Murakoze cyane rero, njye gutegura ikiganiro ndakikugezaho mu gitondo.